Hello guys, bimeze bite? Ngiye kukwereka akantu aba content creator bose bo mu Rwanda bakeneye kumenya. Uburyo ki ushobora gukora thumbnail ya video yawe kuri YouTube wifashishije AI. AI ni ubwenge karemano. So rero ugomba kumanza kumenya icyo twita thumbnail. Thumbnail ni uko ifoto iba iri kuri video yawe uko igaragara kuri YouTube, nibyo ngiye kukwereka. Icyo usabwa rero ni ugukora subscribe, reka dutangire. So rero nk'uko nabibabwiye tugiye kwifashisha ChatGPT. Turajya muri Play Store, searching ChatGPT. Wowe urahita uyidownloadinga, urabona ko twari twayidownloadinze, ahubwo reka tuyapudetinga, turategereza gakeya, tegereze gakeya rwose, ntago biratinda, ni ibintu byoroshye cyane. Ubundi dukore thumbnail y'umuriro, ubundi ubona abasubscriber benshi. Ndakwibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kuri ino video. Urabona ko byuzuye 100%, turategereza, tegereze ibe open, ubundi tuyinstaringe, ubundi tuyifungure. Iri kuyinstaringa, ubundi ibe open, dukandeho tuyifungure. Tukimara kuyigeramo turandikamo ngo create me a thumbnail. Ubundi ukande ku kantu kareba hejuru, irakwandikiye ati of course could you tell me title. Irakubaza icya mbere, urayibwira topic cyangwa se icyo ushaka ko igukoreraho thumbnail. Do you want text on it? Ushaka kuyandikaho ibara, ifoto, reka wenda twandikemo icya mbere, how to create best logo. Ubundi dushyiremo akadoti, ubundi twongere, kubera ko yatubwiye ko twandikamo, nimba dushaka twandikemo text, wandikemo no text, shyiremo akadoti, wandikemo bright, shyiremo dot, image wenda reka dushyiremo wenda nature, cyangwa se reka dushyiremo wenda Rwanda map. Ubundi twemeze. Urabona ko igiye kucreatingira ntuza rwose, dore ngibi rwose urabibona ko igiye kugira, urabona ko igiye kuyikireya. Urategereza gatoya cyane, tegereza umwanya mutoya kabisa, ubundi ibigukorere. Utegereza umwanya mutoya, urabona ko ihita iguha
iyo thumbnail. Iyo thumbnail uhita uza ukayikandaho ugategerezaho gatoya, ugakanda save hasi, ubundi igahita iba image downloaded, ikakwereka ko yabaye saved. Ni uko njyewe nkoze iyi darapo y'u Rwanda, mapu yaryo, ariko wowe ubishaka wakora n'indi ukurikije videwo ushaka gukora. So rero guys, nimba ushaka ko nza gukorera videwo y'ukuntu wakora logo ukoresheje ChatGPT nka AI iri kubikora muri iki gihe. So guys, ndagusaba kanda like kuri ino videwo, kandi wibuke na subscribe. So ciao ciao, thank you for watching my people, ciao.